Allô? Oui, alors? Bite Ni byiza. meze ute? Meze neza. Iminsi myinshi. Iminsi myinshi iminsi myinshi. Nyine. Iminsi myinshi nyine. Nyine. Iminsi byinshi nyinshi se wabiteye nyine. Ninjye wabiteye se njye ninjye wabiteye. Ese wowe ntabwo wampamagara ntabwo wahamagaye. Ninjye uba ugomba guhamagara gusa. Impamvu? Nawe mwana ufite amakosa ntabwo wigeze umpamagara ngo nange kugufata. Wenda nta mayinite nari mfite. Na message wase. Wowe se ko nawe wanyandikiye. Kare njye umanza kukwandikira. Mani wigenzure sibyo? Wigenzure. Ninjye guhamagara bwa mbere. Ninjye umanza kwandikira SMS no kuri WhatsApp ninjye gushotora. Mani ntukajye amakosa nawe narakurakariye. Ndiza yuko sasa rero narakugenzuye basi ndebe nimba nyine. Nabi n'ubyeyi iki cyana rero kibisuko wagira ngo ni ikigore iki gihungu cy'ibyangwa byinshi cyane ngo bakita Ngarufa Rugamba TV kuri TikTok ndetse nabonye no kuri Facebook cyitwa ngo ni Raphael. Iki gipeti rero kivuga ngo ni ex ngo wa Vestina niko njyanumva ngo ni ex wa Vestina. Ariko naje gushishoza neza ndavuga ati uyu mwana uyu mupeti ngo ni Arufa uyu nguyu mupeti rero guys mpamvu ndi kumwita umupeti rero nuko ndi kubona ibintu akorana bya peti. Uyu mupeti turazanye kuva kera umupeti yakuze mureba kuva avutse kuva akora iki ibintu byose mureba ariko guys ibyo creating content bro wapi izo voice okay nta kibazo mwebwe namwe nakoreka neza kubyiteramo cyane da mwarakundanye ubundi mba ndi gushya nawe mwarakundanye ahubwo namwe mubonye no video mutubwire ano majwi mwumvishe munamusure kuri TikTok bita Arufa Rugamba TV muri video zose ngo mvase ibintu sigaye mbona imihanda rongewe ntabone kukinje no gukorera muri no video ra kubera icyo ubu nije kuyikora Arufa Rugamba reka manze numva ubundi kumva comment zazivuga ngo iki ni wowe cyangwa si wowe ubundi ndeke gufata umwanzuro njyenyine reka nawe gufata umwanzuro njyenyine reka nawe mbanza numve ese ni wowe cyangwa ntago ari wowe